Uraho God have mercy upon us. bahaye ikaze nanone mu kiganiro makuru ku kabari. Ariko na mbere yuko dutangira ubanza wandike icyuma muri comment. Dukubise twese rero n'inkuru ya mbere bigishyushye ngo umuntu niherera ku kagozi wambiriza inkwi uziherere ku ngata yikoreza. Ndashimira mbikuye ku mutima Kensi ko mu bahosta b'indaya atavuzemo izina ryanjye Muyango. Harya cya kiganiro cya Kensi cyitwa ngo iki? Ni nibature, ni nitikure, ni dunda ubwonko cyangwa nicungumu. Aho si museke we? Kuva ryari Kensi akora ikiganiro cyitwa museke we? Kiriya kiganiro Kensi akora ni nibature, ni bwakeye rirarashe umuseke we yani museke we yakandi kuri kubaga. Nyamara Imana ihora ihoze. Ngo mu Kinyarwanda baravuga ngo abatagera ibwami babeshywa byinshi. Abavandimwe biyemeje kujya batubeshya ngo n'abagera ibwami babicaye. God have mercy upon us. Turabigarukaho. Ubwo dukubise twutaraho n'inkuru ya mbere no guca ku ruhande, ubwo turahera kuri iyi nkuru y'uwitwa Kensi. Ngira ngo mu minsi ishize witwa Kensi yari yibereye mu kiganiro atera akaburage. Okay, na nubwo atera akaburage kwanza yarakonfirme. Yarabyemeje aterura agira ati umwuga wo guhostinga ngo ngiye kubivuga kandi ndabizi neza abo ndi buvuge hari aho biri bubabaze. Of course byaranababaje, twarababaye twebwe nk'abahosta, twarababaye cyane nuko buriya twacecetse. Arabivuga arangije aravuga ati umwuga wo guhostinga ni uburaya. Twebwe nk'abahosta turicecekera agira ngo birarangiye. Ku munsi umwe twikoza kuri za live natwe tuti reka tubishyire hanze n'ubundi ni yare. Nuko tugiye kwiherera babanza bakutubaza bati ese mwagiye kuri RIB? Umutima tuti twari kujyayo kuko twasanze ibyaha turi gushinjwa nta mazina yacu arimo. Bati se ntacyo muri guteganya kubikoraho? Tutereka da ntacyo, atariko nimutwibwirire. Kiriya kiganiro cya Kensi cyitwa ngo iki? Reka twumve wabyivugira. Nyuma yuko umuntu bita Kensi afashe umwuga mukora akabifata akaza akabifatira ku gahanga, mwaragiye gutanga ikirego muri RIB? RIB ntabwo bakira ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ibibazo ese nagenda kuri RIB ukavuga ngo nari nicaye ngo mu rugo ngo numva ngo kuri radiyo ngo umunyamakuru ngo aravuze maza dia muhost niwe muhost so nawe twese Muyango ya nitwaye mazira ukakatuzanira abandi agashatse nka go back home. So nukuvuga ngo mu bantu yavuze we ntabwo urimo? Reka mu bantu Kensi yavuze we abantu bose bumva harya kiriya kiganiro Kensi akora ni nibature, ni bwakeye rirarashe umuseke we yani museke we yakandi kuri kubaga. oya nabwo kubaga nuko ngibyo rero Kensi yavuze ngo byo kuba guhostinga ari uburaya ngo byahise bigira uwitwa Muyango indaya ihagarariye izindi. Mbega muri make indaya nkuru. Ibyo nababwiraga rega ngo Imana ihora ihoze. Ntabwo kugira ngo umuntu nyine muhangane bisaba ibintu byinshi. Namwe ndabizi mwabyumvishe, reka twikomereze. Hanyuma arababwiye ngo mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo abatagera ibwami babeshywa byinshi. Ngo nari nshatse kuvuga ikirere. Buriya abanyamakuru ngo hari ikintu bahuriraho n'abacamanza nako n'abashinjacyaha. Umushinjacyaha ngo ubundi aragushinja ukagira ngo wakoze icyaha muri kumwe. N'abanyamakuru rero hari ukuntu ngo baba ari inkuru ukagira ngo iyo nkuru nibo bayikoreye cyangwa yabaye bahari. Umuvandimwe ngo yageze gutya atanga amakuru neza y'ukuntu ibintu byose bikorwa, statement itangwa nk'umuntu
wari uhari. God have mercy upon us. Ubwo noneho rero ikibazo cyabayeho asanga iyo statement y'ibwami yayitanze ari kumwe n'abavuye ibwami. Reka tubanze twumve statement yatanze. ari we muntu ushobora gukarma Kenzi. Hari undi mama hakoraga witwa Penny nangira ngo yaragiye yaba mu Bubiligi. nibo bantu bonyine babiri cyaje bosi yarakaye wana Kenzi urero kumerakara nyine nk'umubosi wese akarakara cyane akabati uyu muntu njyewe ibintu wana yarakaye anje niwe muntu ashaka kumukwegera kandi anje rukungu ukavuga agirina kwakubwira tiwe mwihorere ureke atuyarakaye ati mwese yabarakari muri sport genda mu muvimbe ntashaka kubabona hanyuma ariko akabijya hanyuma nka saa 9 namara gutuza yamuhamagara ndakubwira uko bimeze saa 12 ukabona araguhamagaye tugenda bikora byarangiye akagenda kamukaruma mu gitondo ugahora Kenzi nta kibazo ngoreke shaka umeze neza na bya bintu ntibongere kubikubaza Angela yaje akamubwira kabatereka bara n'abana ati niba bakoza gakoza ati urabona anjaka ko ati nabikoza ariko ntuzongera bakoze kosa akaguhano ati turabyumvise ati ntabwo tuzongera. Reka twumve noneho n'uwari uvuye ibwami igisubizo icyo yabivuzeho nako. Ibyo rero nziza nyine ugireyo ibyo rero n'ukubeshya nyine kagere kuri ibyo nari ukubeshya kumwe bagiye ko kubeshya ari icyaha. Murananiye. Ubwo rero ngayo nguko hano wanjye ndabakunda. Izi video muri kubona ndi kurekura ubu ngubu murabizi ko namaze iminsi nakora. Narazishutinze narazibashutingiye mvuga ngo nibwo nzongera gukora nzazibahereza. Niyo mpamvu ndi muri kubona ndi kuzubakubita umufiririzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mwe mukomeze muzirebe mushyigikire. Ndabakunda cyane kandi mwibuke guys. Mwibuke ikintu cyo gupeza. Mupezi life bisaba gupeza. Ubwo rero nanjye mamaze gupeza ka video kanjye ubwo mba mvuyemo reka dore mu kintu makuru cy'uko bari tubutaha. Ndabakunda cyane Imana ibameremo umugisha. Hasta la vista.